uzatubarize Michel iki kibazo ngo ese intambara nimba wazintambara Bibiliya ivuga zishobora kuba zizarutizi zibaho zizajye gute ziruti bitubona zirutizi ahubwo mu byukuri hari abakristo bumva ibingibi biriho babyumvise yego babyumva handi ntibabishyire mu bimenyetso byo mu byahishuwe ngo nuko bitabaye iwacu cyakora ubundi nzarira ahandi hituvivura mu bimenyetso Yesu yavuze kuko nubwo bitaragira iwanyu ibyorezo nubwo byagira iwacu yego vivura ko icyorezo Yesu yavuze cyatambutse ibiza reba tsunami Catherine byose byatambutse kera urabyibuka muri za Haiti yego ejo bundi iki gihugu twohereje ingabo igihumbi Vietnam yego aho ibyahabaye ibi byose ni ibimenyetso rero yego ndabwira umukristo wese uneze amatwi kumenya kuba muri buri gihe uko kije buri gihe bitazakubera impamvu yo gusubira inyuma hari igihe cyabaye urahoberwa rwose urahoberwa ubu rero ntawe ukureba nirihumye ntibikuvane ku Mana hari igihe cyo gukundwa urakundwa kwere baranarukwereka cyane ubu ni igihe cyo kwangwa kandi ibyo Bibiliya yabyemeye ko bibaho yabyemeye aho hari igihe cyo guhabwa urahabwa rwose urose igihe cyo gutanga si igihe cyo guhabwa ndumva niba biravuze ngo hari igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana ni ukuvuga ko ubu ugeze mu gihe cyo kwimwa guma hamwe rero wakwimye ntago abantu bose bafite agakiza ariko bafite umwuka cyokora bafite umwuka bo bafite agakiza pastor umuntu ashobora kuba akijijwe atagira umwuka yego nyine ubwo se ayoborwa n'iki ubu se abantu bose babatijwe umwuka wera hoya hari ukubatizwamo hari no kuyoborwa nawe akuyoboreye he ubwo ugiye gutuma ninjira mu nyigisho z'umwuka wera kandi simbikwemerera none se pastor hoya twe tuzi ko umuntu akijijwe ahita n'isezerano ngo iki nawe ni kubize ubwo muzaba ngo muvuge ngo kuva narakijijwe ubwo n'umwuka wera narawuhawe niko biri nibyo ubuyobe kandi ari isezerano ubuyobe Yesu yamaranye n'abigishwa imyaka ingahe ari abigishwa be ari n'abakristo nta mwuka wera bafite subiza urayamanitse aho ngaho ntago urayamanitse ariko ntago ngiye nyine ko yamanitse mvuge ngo menye uko ngufasha sindamanika cyeka nicyo tutaracyumva neza Yesu yamaranye n'abigishwa imyaka ingahe batatu yego batarabatswe mwuka wera ariko kandi arabigishwa be yego ngo ariko iki amaze kugenda avuga ngo ningera ndahita mboherereza yego nyine yego aho nyine hari igihe cyabaye harawohereza nese umuntu utari yawoherereza ukarambwira ngo iki se pastor umuntu yakizwa gute se atagira umwuka rero ibi byose abera bagombye kubireba bakavuga ngo ibi uyu munsi rero pastor tugiye kwiga ibintu byiza kandi bikomeye bitureba twese ikibazo nateguye ibibazo bitanu bitanu yego ikibazo cya mbere gusubira inyuma k'umukristo bisobanura iki icyo ni kimwe icya kabiri ni gute Bibiliya isobanura gusubira inyuma icya gatatu ni izihe mpamvu z'ingenzi zitera umukristo gusubira inyuma icya kane ni iyihe mitekerereze y'umukristo cyangwa se umukristo ashobora kugira umukristo wasubiye inyuma ni iyihe mitekerereze iyo yagira amaze gusubira inyuma yego icya gatanu ni ibihe bimenyetso byo gusubira inyuma ku buryo umuntu abyibonaho aho ari hose akavuga ati n'abantu bakabimubonaho neza nasubiye inyuma uko ari bitanu rero nyemerere yego tugiye dusubiza buri kimwe ukwacyo nta kibazo ngaho icya mbere cyavuze ngo icya mbere kiravuga ngo gusubira inyuma k'umukristo bisobanura iki murakoze cyane maze ibibazo uko ari bitanu
tubisubize, simvuga ngo mu ncamake, ariko tugiye tugisubiza turasa ku ntego yacyo. yego, ariko ku buryo umuntu abyumva. Yego, kuko nabyumvise byakabaye A na B na C. Okay. Nabikurikiye nsanga bifitanye isano, ariko kuba tugiye kuvuga kuri buri kamwe Yego. biratuma abantu bishobora kubyumva. Yego. Gusubira inyuma k'umukristo bisobanura iki? Iryo jambo bisobanura iki? Ni ukuvuga ko mbajije mu gifaransa ibintu bibiri. Ni ibyo bita definition n'ibyo bita signification. Yego. Buriya signifier na definir bisa n'ibitandukanyemo. biratandukanyemo, nubwo bifitanye agasano. Yego. kimwe definir ni la maison, bisobanura inzu. Yego. Full stop. Ariko signification, yego, Yego. no, pardon, signification niyo. Ahubwo definir, ukantu ka definir ni ukubiva imuzi, ukabisobanura, si ukwerekana. donc ni ikintu gisaba ko basiza, bakazamura kikagira inkuta, Yego. kikazagira amadirishya ngo ntubona akayaga, iyo ni signification. kikagira igisenge ngo ubone ukuntu batazavirwa. Yego. Yego. Nibyo. Rero nabiriya nabyo ndabisobanura muri izo mvugo zombi. Yego. Gusubira inyuma k'umukristo gusobanura, yego, kurekaho wajyaga ugahagarika urugendo wajyagamo ugasubira mu byo aho wahoze. Umuntu umukristo, Yego. kuba umukristo ni urugendo. Nzi ko abanteze amatwi babyumva. Yego. Kuba umukristo ni urugendo. Umuntu ahagurukamo ava mu byaha, Yego. agiye mu bugingo buhoraho mu ijuru, Isiyoni, agahaguruka. ahagurutse. Ni urugendo rw'umwuka, Yego. ntawe urubona, ntawe ubona intambwe umuntu atera, ntawe ubona igikapu umuntu ahetse, Yego. ntawe ubona impamvu umuntu yapfunyitse, ariko ari kugenda. ntawe utega bisi, ntawe ufata umumotari, ntawe ushaka umunyonzi. Nyamara kandi ni iki? Ni urugendo. Umugenzi urimo kugenda. Kuko hari n'umuririmbyi waririmbye ngo abagezeyo baragwiriye, ngo abandi bari mu nzira. baracyari mu nzira. Urumva rero ni urugendo pe. Nibyo. Kuba umukristo ni ukugenda, ni urugendo. Kandi urugendo rwose Yego. rugira point de départ, aho nahagurutse, Yego. Aho wagurukiye. point de destination, aho njya, Yego. No n'ahantu hagati. hitwa mu nzira rero. Mwaca ubutaka, mwaca ikirere, mwaca mu mazi. Ariko Aho hantu hatatu hagomba kubaho ku mugenzi wese. yego. Aho twahagurutse, aho tujya, No hagati y'urugendo. Aho tugenda. Yego. Aha rero gusubira inyuma ni ukuba nakata, gasubira aho nahagurutse. Gusubira inyuma k'umukristo ni iki? Ni ugusubira mu byo yahozemo. Okay. Ni ugusubira aho yari yavuye. Niko gusubira inyuma k'umukristo. Nibutsa abatwumva ko uko gusubira inyuma k'umukristo buriya niko kwa kundi bita kugwa. Niko kugwa? Yego. Ariko pasi umuntu ashobora kugwa akabagumya aho ngaho ntasubireyo da. Aha, nabyo nushaka ndabisobanura. Bibiliya ivuga kugwa k'uburyo bubiri. Yego. Kugwa utabyuka no kugwa ukabyuka. Burya n'atabyuka. Bibiliya biravuga ngo hari umuntu wagwa utabyuka cyangwa wagwa akarambarara utazabyuka, cyangwa hari umuntu wayeba inzira utazayigarukamo. Bibaho. Yego. Kugwa kwa kabiri, umva ndakumva, ni ukugwa ukagwa brusquement usitaye. Yego. Utsikiye, unyereye, baguteza umugozi. Yego. Ariko uwo mwanya utaguye muri koma uhita ubyuka. Yego. Njya mu mwari bibonye cyane cyane abantu basiganwa n'abakinnyi. Abo bantu bo ntibajya bahera hasi. Yaheze hasi bari ibindi bindi, kiretse aguye muri koma. Reka nongere mbivuge nanone mu yindi mvugo yagutse. Yego. Uko kugwa brusquement gutunguranye baguteze. Yego. Ni ikinyuranyo cyo kugwa wabigambiriye. Cyo kugwa wabigambiriye. Wowe akaba ari wowe ubigambiriye. Kugwa wagambiriye
ubwo uragenda nyine ugatindayo yego ubwo rero ni iki cyo gusubira inyuma muri make nicyo bisobanuye yego gusubira inyuma ni ugusubira iyo wahoze yego gusubira mu byo wahozemo k'umukristo cya kabiri ukaba uhagaritse urugendo yego hanyuma icya kabiri kiravuga ngo ni gute Bibiliya isobanura gusubira inyuma. Iyo urebye muri Bibiliya iri jambo gusubira inyuma yego uvuze uko biri bivuga yego ubwo mu Kifaransa ni terme biblique mu mvugo ya Bibiliya ibyita iki yego ni nko kwigomeka ku Mana ninjiye muri Bibiliya y'Igifaransa yego nsanga irasobanura rebelle cyangwa rebellion. Rebelle rero nibo bita inyeshyamba cyangwa ibyigomeke. Bariya bantu bumva bigomeka ku butegetsi burya babita inyeshyamba aba rebelle. Rero iyo umuntu Bibiliya ukuntu ibyita umuntu asubira inyuma imwita ko aba yigometse ku Mana. Umva kandi nasanzemo kwikivuga nabi kivuga nabi cyane. Umva kandi nasanzemo mu Gifaransa nasanze babise les infidèles, infidélité. Ntibaba bagikunda bacyanga umugayo, baba bahemutse ku Mana. Sasa abahemu très bien baba bahemutse ku Mana. Ngere iryo jambo ryo guhemuka ku Mana niryo numvise cyane kuruta ubunyeshyamba. Byose ni bimwe mbigenzuye nasanze umuntu wahemutse ku Mana niwe wanayiva hakabinyeshyamba kuri yo. Buri muntu ashobora kuva ku Mana akagwa agasubira inyuma yego ari we wayihemukiye atewe ipfunwe no kuba imbere yayo. Romoro chrétien niko bayita. Kiriya ikintu bita culpabilité yego cyangwa condamnation, kwiciraho iteka. Biriya bintu iyo bije mu mutima w'umuntu no guterana arabihagarika arabireka. Kandi burya tujya kubura umuntu mu rusengero mu materaniro yego ku Mana yarabaye inyeshyamba nko mu myaka nk'ibiri ishize. Oya ari umuroberi ari umuroberi. Erega hari ukuntu njya numva ibindi bavuga ngo uriya muntu ni umuroberi. Hari ukuntu njya numva nahega nibaza aho biva. Abarundi baba bavuga ati uriya muntu ni umuroberi. Burya nicyo bivuze. Ariko burya niba bivuga mu Kirundi baba bashatse kuvuga ko yigometse ku butegetsi. None rero baze kuba warigometse ku butegetsi bw'Imana. Nkwibutse ko buriya kwigomeka ku butegetsi bitandukanye no kwigaragambya. Imyigaragambyo imyigaragambyo ashobora kwigaragambya se atigometse. Abantu bagafata ibipapuro n'ibyapa bakandika bakajya mu muhanda. Ntabwo abantu bagiye mu muhanda kwigaragambya babigometse ku butegetsi bose. No, hari abacyubashye ubutegetsi bwabo ahubwo hari numva bifuza ko byahinduka byakosoka. Biriya bihugu byo hepfo hariya bya Zimbabwe na Mozambique hari igihe umugati wazamutse warigaragambye wabaye igiciro kiri hejuru. Gusa byonyine gusa kuzamura umugati bajya mu iduka bagasanga ifarini yazamutse uwo mwanya bajya mu muhanda byapa bakandika agatwika amapine. Ibyo rero umuntu hari ibintu abagira ngo wenda batunganye ariko nkatwe si uko tubayeho. Yego hashwe. Icya gatatu kiravuga ngo ni izihe mpamvu z'ingenzi zitera umukristo gusubira inyuma? Akaza umuntu akavuga ati mfite impamvu. Ntabwo nzi ko umuntu yazita ingenzi. Sinzi impamvu wagize mu Rwanda ingenzi. Ahubwo umuntu avuga ngo ni izihe mpamvu nkuru nyamukuru. Naho ingenzi z'ingenzi ariko urumva ziba ari ingenzi kubera ko aba zitoranije. Ubwo rero wavuze iz'ingenzi reka nanjye buri zumvuga koko. Umukristo ashobora gutakariza Imana icyizere. Umukristo ntiyaguye mu byaha. Umukristo arumva agikumbuye rwose kujya mu ijuru. Ariko agafata Imana nk'impemu nk'imuhemukiye. Mana
dutangira urusengero ahangaha ni mu bantu bashije ikibanza koko umbona ndi umwana w'umukobwa utarapfundura amabere hano narukozeho none utwana twabatije mu mwaka twese tunciyeho ndeba dore ka nyirakanaka twitaga ka Manyiga ni ka nyina w'abana dore ka runaka dore oya mana urampemukiye ibi bintu ni bibi ku mukristo ni bibi yego ni bibi ikintu cyose kizatuma umukristo afata Imana nk'iyamuhemukiye yego cyo kintu umukristo wese unyumva kirinde ako se pasi guto wenda ntaguciye mu ijambo aba bantu baza bitwaje umutaka w'ibitangaza bo ntibaba ahubwo bari impamvu zituma abantu benshi bareka Imana kandi aho nari ngiye kuhagera cyari kuba nk'icya kabiri cyangwa icya gatatu ubu ndavuga ku muntu n'imibanire ye n'Imana ku giti cye akavuga ati Imana nkurikije igenda gutegerereje imyaka maze urampemukiye noneho rero iyo etape akonga kuvuze ni aka kabiri kuba umuntu afite amasezerano y'ibicupuri bamubeshye kandi uko biriho agategereza agaheba naho kumva ibyo yumvise abitse mu mutima no muri agenda byose nta cyavuye ku Uwiteka iyo ni impamvu yindi nkuru yatuma umuntu asubira inyuma ya gatatu ni ukuba waravanye amaso ku Mana uyashyira ku bantu ibyo nabyo biragatsindwa kuvana amaso ku Mana ukayashyira ku bantu ndasaba abantu banteze amatwi kunyumva neza yego niba waragiriwe neza n'abantu batandukanye n'inabi nibaho uzayakire ngo n'inabi niza uzayakire niba waragiriwe neza n'abantu n'inabi niboneka uzayemere kubera iki nta muntu ufite ku isi wo guhora kugirira neza nta wabisinyiye kontra nta wabigiriye isezerano ngo birahirire ndetse kugira ngo ubyumve neza ndagira nkubwire ko bivuga ngo Uwiteka ataguhaye nta waguha nibyo ariko ngo yakwimiye Uwiteka yahaye nta umwima ariko uwo yimiye nta umusukira amazi niko ijambo rivuga rero ineza yose wabonye ni Uwiteka wari uyigiriye mu muntu yego ashimwe ko yamushoboje kubikora yego ubwo rero uwo muntu wimuhindura nkaho natabikora uzagira ngo abantu bakuvuyeho cyangwa ugire ngo ni impamvu genza abantu baguye ngo nuko gusa yagiye kwa muganga ararwaza ntibamusura atinda mu bitaro aho basenganye aho baririmbana ngo ntibamusura icyo gusa wari ufite amasezerano y'abandi bazagusura iyo hari n'ababikwemerera ntibaze twagombye kumenya yuko ariko abantu bateye ako pasi nubwo ariko abantu bateye si byiza ibiki se kandi si byiza urumva fata igitabo cy'umubwiriza yewe fata umubwiriza gatatu ubu se tuvuga n'urugero fata umubwiriza gatatu mbese urahavana igisubizo umubwiriza ibice bitatu haranditse ngo ibice bitatu murongo wa mbere yego ngose mu twumve umubwiriza ibice bitatu umurongo wa mbere ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura yego ibikuri yego igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina igihe cyo kujugunya amabuye n'igihe cyo kurunda igihe cyo guhoberana igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kwirinda guhoberana
igihe cyo gusaka n'igihe cyo kuzimiza, igihe cyo kwima n'igihe cyo gutanga. Aha, komeza hepfo. Igihe cyo gutabura, yego, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kudoda, igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukunda n'igihe cyo kwanga, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Yego, ndabwira umukristo wese uneze amatwi kumenya kuba muri buri gihe uko kije, buri gihe bitazakubera impamvu yo gusubira inyuma. Hari igihe cyabaye urahoberwa rwose, urahoberwa. Ubu rero ntawe ukureba nirihumye, ntibikuvane ku Mana. Hari igihe cyo gukundwa, urakundwa kwere, baranarukwereka cyane. Ubu ni igihe cyo kwangwa, kandi ibyo Bibiliya yabyemeye ko bibaho, yabyemeye aho. Hari igihe cyo guhabwa, urahabwa rwose. Buri si igihe cyo gutanga, si igihe cyo guhabwa. Ndumva niba biravuze ngo hari igihe cyo gutanga n'igihe cyo kwimana, ni ukuvuga ko ubu ugeze mu gihe cyo kwimwa. Guma hamwe rero wakwimye. Igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga, ubu baragucecekanye. Kuki bacecetse? Gasanga Mana we, kuki nta muntu ko kumpamagara Mwami Yesu? Nari kugacatinga none. Guma hamwe nyine. Ubu ni igihe cyo guceceka, baragucecekanye. Yego. Ibyo umukristo uzabimenya, nibimugeraho ntago azasubira inyuma, azakomeza. Icya kane, bizatuma akomeza urugendo aho gusubira inyuma. Kandi pasi, ibintu Bibiliya yavuze ni uko ibizi ko bibaho. Umva nawe ra, uwo ni umugabo witwa Salomo w'umuhanga, uzi ko ibyo bintu bibaho nyine. Ikibazo cya kane, nihe mitekerereze y'umukristo wasubiye inyuma? Ahubwo se sinumva igisubizo cy'icyo kibazo kiri muri bituvuyemo. Imitekerereze ye nyine, ariko harimo akantu keza. Wasubiye inyuma, ubwo ntabwo iyo mitekerereze ushaka, si iyo urimo ategura gusubira inyuma, ubwo niyo wamaze kugerayo. Aha, ni ukuvuga ngo ubwo yari umukristo none yasubiye inyuma. Icya mbere, kuba nyamwigendaho. Nyamwigenda uzi icyo ari cyo? Ndabyumva. Uvuga ngo bo, ngiye kujya ngenda nterane, hari nihengana n'amatangazo nyumve, ariko bagisenga ibyo kuririmba heza mu ijuru mpita ncaho, kuko ndababonye n'umwana w'umunyarwanda. Iyo ni imitekerereze imwe y'umuntu wasubiye inyuma. Niba uri kutwumva ako kantu ujye ugakora. Iya kabiri, ngiye kurya akanjye, yego, nigashira mbimenye, nkurutire mu rugo iwanjye, ntawe nzongera kubwira icyifuzo cyabo cyo gusengerwa cyangwa agira icyo amfasha. Kiza akadomo. Mana, niba nzagwa mu nzu, ubwo nzagwe mu nzu babibwirwe n'umunuko, ariko muri cyo nababonye. Ikindi cya gatatu gikomeye, sinzongera kugira icyumba njyamo ngo ngiye gusenga no kuberana n'abantu. Ngiye gusenga jyenyine, sengera iwanjye. Waba uri umugabo wabyuse nawe, bimwe byawe by'abashyitsi urujya n'uruza, haba muririmba n'amusengana, sinongera kazongera kubibona. N'ibitekerereze. Cya kane, yego, mbenzwe n'abarokore 5 bambenga. Kamere ku mukobwa, uhere ku mukobwa, mpereye ku mukobwa, nkizera ko ubukwe bwatangiye, ugacaha, gacaha, nk'ibyiza agaca ngaha, naramwiritse iwacu agaca, kandi ari abarokore. Kuva uyu munsi icyitwa mariage ngihanaguye mu mutwe wanjye no mu mutima. Pastor, ibyo nabyo ni ibimenyetso byerekana by'umuntu wamaze gusubira inyuma.
ngiye gushaka umuntu untera inda mbyara umwana umwe cyangwa babiri basi ne kuzazima mu isi niba nzagira icyo nzasiga ku isi hakaba nuvuze ngo mana ubyakira utyo ubyihanganira utyo ubifata uko ngiye kubikora ariko ni atari iyi mitekerezo yose yego tubashije kubona abantu bazaduhubanya cyangwa bazatura yego wabisanga nsize logique numva byabaho kandi igitangaje uyu mwana w'umukobwa usezeye kuri mariage yego Imana yo yabonaga muri batanu bamubenze ntawe wari urimo nose ko ari gusaza byari ibigarasha byazaga ko ari gusaza se aramaze gusaza kubyo agize nk'iyasara agize nk'iyasara ubusa agize nk'iyahana igapasta ntabwo abantu bakirama ngo bageze kuri iriya myaka ibibazo by'imyaka urabize no gute none se sibyo wowe yitonda ariko yitonda ndacyakomeje yego ndimo ndashaka kuvuga ko uyu muntu hari ikintu shitani yamuhishe ko Imana iyo yakinze ntawe ukingura iyo yakinguye ntawe ukinga donc shitani yamuhishe ko ibyo byose bishobora kuba bitari byavuye ku Uwiteka ko hari icyo Uwiteka atekereza donc uburyo bwawe bwagushiranye yego ariko humurima ntabwo Imana iramara uburyo bw'Imana baracyahari afite 50 60 aramaze bitwaye ikizi se tumaze gushingira bangahe bayirengeje ako subundi pastor utararengaho kubera iki Imana ibuza umuntu hanyuma ntinamubwire uwa nyawe igakubwira uyu mwihorere tuvugane urugero umukobwa agiye gusengera umusore ahava ati dore n'uyu nari nabonye Imana ubihesha umugisha Imana igahita ivuga iti hoye yajya kubisengera atajyayo yego kujya kubaza Imana ibintu byamaze kuza yego akenshi ibintu biragora wagenda kuko wamaze kubifata rero noneho ikibazo ngiki rero ntabwo amenye yuko gupfa kwabyo ari rwo rukundo rw'Imana ni ukuvuga ngo ibintu byapfuye ujye umenya ngo byari mu rukundo rw'Imana ariko siko mujya muririmba ibyishimo byacu n'ibyago byose biva mu rukundo rw'Umwami Imana simo biva siko mujya ibyo hanyuma se nta murongo mugira muri Bibiliya ubu cyangwa ntego murawusoma wenda nta n'uwo wigisha uvuga ngo yego byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza ariko ni kubizera gusa none uyu muntu rero uhebuye agasezera ku Mana akagambirira n'icyaha akagambirira gusubira inyuma arahemutse ko agiye hendaga kuza uwo mu bushake bw'Imana ngicyo rero cyiza cyo gutegereza yego Dawidi yaranditse ngo nategereje Uwiteka nihanganye Zaburi 101 yego nategereje Uwiteka nihanganye maze umva gusenga kwanjye ankura mu rwobo rwo kurimbuka no byondo bisayo gutegereza Uwiteka ni ikintu cyiza cyane iyo ni imitekerereze mvuze imwe gusigera kuri ine ngo kandi uko mbivuze ku bakobwa no ku bahungu nuko nguko yego ko abakobwa benshi bakubenze dumanze zawe zabaye rejected bigutwaye iki wihangane we Imana yakurinze ingare wasanga yakurinze abashize ibisoni bayuretsera akwitonze icya gatanu kiravuga ngo ni ibihe bimenyetso byo gusubira inyuma yego ku buryo umuntu abyireba akavuga ati naragiye rega wowe nawe uravuga kubyirebaho ukibyirebaho akabimenya waracyafite agahenge none se hari umusazi wamenya ko yasaze yaba akiri muzima gaho ukibimenya ubwo nibwo aba agifatwa ni bishyashya urumva ariko mu by'ukuri ikintu cya mbere cyagombye kwereka umuntu ko yasubiye inyuma yego ibyo byose nari mvuze mu kanya kuba agenda
areka guterana, areka Imana, areka gusenga, ayitakariza icyizere, yigomeka, areka abantu, uko kugenda yimenya ukwe, yego nta buntu akigira, nta gusabana, nta cyifuzo gitanga. Ibyo bimenyetso byose umuntu ashatse yabireba. Nibutse agace kamwe k'indirimbo 107, wenda nako tunarangirizaho, kavuga ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, musabuti garuka. Ntugifite urukundo kandi urabibona ko ntarwo. Urabyumva? Yego. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ukibyimenyaho aba agifite uruhero rw'umuti. Yego. Nkumenyeshe ko hari ushobora kuba yaratakaje urukundo. Yego. Yego. Ariko ntabyimenyeho ko ari ikimenyetso cye cyo gusubira inyuma. Yego. Ahubwo akabyita ibyemezo by'ubwenge. Akabidefanda. Les décisions de la sagesse. Ibyemezo afashe mu bwenge. Akabidefandisha kuvuga ngo no, jambo ry'Imana avuga ngo ni ubwenge nzakureka. Abantu barankomesheje Shayizayi. Abantu barankomesheje. Nabonye abantu Imana yingisha umuntu sha. Nibyo. Ayi wowe. Burya ni ibimenyetso. Imana yingisha umuntu. Kubw'ibyo rero uku nguku ndi ndumva ari umwanzuro wanjye. Urumva ko uyu muntu ntateze kuziro truva ngo amenye icyo yatakaje. Amenye aho yatakarije. Yego. Hari igihe kimwe nigishije kuri izi ntwaro zanditse mu Efeso 6. Sibyo? Uko ziti ntwaro se? Ariko Izayi, uzi ukuntu natangajwe no kubona intwaro irimo kugeza ubu ngewe nzi. Yego. Ni inkota n'ingabo gusa. Izindi nazuze. Izindi ni imyambaro. Ese mwe tuza intwaro gute? Yego. Umukenyero umushumize. W'umunda hano. Yego. Wawe intwaro? Ingofero se. Ntago yaba intwaro. Ariko ibaze ko Pawulo yazise iki? Intwaro. Kubera iki se? Ndabisobanura. Cyane cyane ndatinda ku ngofero no ku nkweto. Yego. Inkota nta kintu mvugaho cyane kuko abantu bazi ikikora. Hase mugani iriya ngofero. Yego. Buriya mu Gifaransa ingofero yitwa chapeau. Ariko hari n'iyitwa casque. Yego. Izo ngofero zombi zitandukanira. Imwe niyo umurimbo, indi niyo ikore mu ntoki. Wishimye. Imwe niyo umurimbo. Yego. Nta n'ikintu yakurinda keretse izuba. Yego. Nazo kandi umuyaga uzambura abantu mu muhanda mbireba. Oya, ahubwo nayo ishobora gushyuha, ahubwo nayo. N'uyu munsi hari umuntu umuyaga wayambuye. Imodoka zirayinyukanyuka ndeba. Urumva? Yego. Ariko casque ni ingofero ibereho kurinda umutwe. Protection. Irinda umutwe. Kandi umutwe ni urimo ubwonko. Yego. Yego. Noneho umuntu wagonzwe, yaguye cyangwa yagonzwe, kubita imujugunya hariya, kuguru kuracika, ikirenge kivaho se, kuboko kwaguye hariya. Yego. Ariko umutwe we ntabwo wangiritse. Yego. Aho aryamye hariya umutwe uracyari muri casque. Ubwonko bwe buracyakora. Yego. Maso yarareba ibimubayeho. Na plaque y'imodoka ye yayimenye. Arayireba yayimenye. Kandi ikirenge kiraregarega cyavuyeho basigaje kugica gusa. Nta guterateranya. Ariko imodoka arayireba. Yego. Yego. Areba ibyabaye byose. N'abantu bari buze. Yego. Aramye uko basobanurira. Na polisi za gukora ubutabazi bwa mbere aragira icyo ayibwira. Yego. Yego. Akibyibuka iyo plaque leta yitanga. Kuko wenda yanakomeje irigendera. Nta wabimenya. Yego. Ibi bintu uziko ingofero mu Efeso ishushanya agakiza. Yego. Bivuze burya ko umuntu ufite agakiza nyako. Yego. Kazima. Aho yaguye arahamenya. Icyo yabaye arakimenya. Ni umuntu ugifite
ubwenge, aracyabasha kumenya icyamugushije. ubwo ni ukuvuga ngo mu buryo bw'umwuka se none umwuka nibwo ndimo kuvuga nyine, cyangwa aracyafite umwuka pastor? yava ku mwuka by'umwuka asubizwa umwuka ufite usigaranwa n'abangahe? Ndivugira agakiza. nyine umuntu ukigafite niwe umenya ko ibyo byamubayeho, aba ataragatakaze. kuko urumva ntabwo abantu bose bafite agakiza ariko bafite umwuka. cyokora bafite umwuka bo bafite agakiza. pastor, umuntu ashobora kuba akijijwe atagira umwuka? yego nyine. ubwo se ayoborwa n'iki? ubu se abantu bose babatijwe umwuka wera? hoya, hari ukubatizwamo hari no kuyoborwa nawe. akuyoboreye he? ubwo ugiye gutuma ninjira mu nyigisho z'umwuka wera kandi simbikwemerera. none se pastor, hoya twe tuzi ko iyo umuntu akijijwe ahita n'isezerano ngo iki nawe niko ubizi. ubwo muzaba ngo muvuge ngo kuva narakijijwe ubwo n'umwuka wera narawuhawe, niko biri? nibyo ubuyobe. kandi ari isezerano. ubuyobe. Yesu yamaranye n'abigishwa imyaka ingahe ari abigishwa be ari n'abakristo nta mwuka wera bafite? subiza. urayamanitse aho ngaho? ntago urayamanitse ariko ntago ngiye nyine ko yamanitse mvuge ngo menye uko ngufasha. sindamanika cyeka nicyo tutaracyumva neza. Yesu yamaranye n'abigishwa imyaka ingahe? batarahawe. yego. batarabatswe umwuka wera ariko kandi arabigishwa be. yego ngo ariko iki amaze kugenda avuga ngo ningeraho ndahita mboherereza. yego nyine. yego. aho nyine hari igihe cyabaye harawohereza. nese umuntu utari yawoherereza ukarambwira ngo iki? se pastor, ubwo umuntu yakizwa gute se atagira umwuka? soma Yohana 14. kandi nyuma yaho dusoze Yohana ibice 14. yego. umurongo wa 17. Yohana ubutumwa bwiza. yego. ibice 14 umurongo wa 17 haranditse ngo hera kuri 16. nanjye nzasaba data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. uwo mufasha niwe mwuka w'ukuri. ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. hagarara aho ngaho. ariko mwebweho muramuzi. yego. kuki? kuko ahorana namwe. ayo magambo yasubiremo neza. ariko mwebweho muramuzi. haranditse ngo ubwo ni ku murongo wa 17. niwe mwuka w'ukuri. ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. sobanura iryo jambo rero. kubana n'umwuka no kuba muri wowe. donc abantu baza muramuzi kuko abana namwe. hari igihe cyashize umwuka wera abana n'abantu. cyo twafite mu gifaransa participation. yego. yego. attending. akahaba ariko atari aho turakaba ahari ngo aze akore surveillance y'ibintu bya shebuja Imana. surveillance. yego. agenzura ibintu bikurikirane. yego. ariko ataba muri wowe, ataba muri jye, ataba muri bo. yego. Yesu aragira ati ubu murabana. ariko icyo gihe azaba hehe? azaba muri mwe. ibyo navugaga buriya mu nyigisho z'umwuka wera tutajya kure hirya ibintu. ibyo nabyo uzabipangira utegura ikindi gihe. ukuntu umuntu ashobora kuba aho umwuka aba ariko we ntawagira. ariko ari n'umukristo akijije. nabihakanye se? hari umukristo ntabwo mbihakana. hari umukristo akabaho umwuka aba ariko we ntawo agira. pastor, bibaho ngo Izayi uracyambaza ngo bibaho? uracyambaza ko bibaho? baba we wumva ahantu ngeze mbisobanura. kuba umwuka yaba urakijijwe. noneho wowe uri ahantu umwuka aba ariko ntaba muri wowe. ariko uri n'umukristo. none se ubu ngubu iyo wabaye mu iteraniro mwuka wera akabana natwe. yego. ijwi ry'Imana rikamanuka
umuhanuzi agahanura yego bavuga mu ndimi bakazivuga yego ntutavuga ngo twagize ibihe byiza cyane ngo n'Imana yanavuze none ubuheze n'ikintu cyo kuburikodinga ngo yavuze gutya gutya ibyo ukagenda ukabihagararamo ukanabikomeza ukabikipinga ukabirinda kandi wowe utarabatswa mu mwuka wera. Pastor, ubwo rero umuntu ahise agira amatsiko ese kugira ngo umuntu abe yawubatijwemo nuko wuvu atitira nyine uzakimbaza ubutaha. Ubu turi ku kintu cyitwa ibimenyetso byo gusubira inyuma kandi nabirangije n'icya gatanu nagisubije. Yego Pastor, turi gusoza uyu mwaka wa 2026 ukurikije uko ubona, ukurikije uko wabonye 2025 ugakurikiza uko ubona 2026 uko utangiye yabonetse ikaza oya ibintu ubona wowe hera umwaka wa 2025 ibyagiye biba ushyiraho uyu 2026 iyi minsi 20 yawo ya mbere yego yitumye ngicyo nguvugaho. Yego Pastor, ni iki wabwira umukristo mbifurije ububyutse n'umukristo kubana n'Imana ku giti cye? Ariko iminsi 20 se ubu wavuga ngo umwaka uje gute? Reka ngurugero wabonye ukuntu Trump yateranya amagambo na Macron? Jo nabibonye wenyine saho ubuse za Venezuela wabibonye, ubuse Ubwongereza bwajemo. Hanyuma Pastor, impamvu nari ngubajije gutya ari umuntu wanyandikiye arambaza ngo ariko ubu ntago tuba tuvanze ibintu iyo turi mu kintu cyo gusubira inyuma twagisobanuye nk'uko biryoshye. Oya dore Pastor, impamvu uyu muntu yarambwiye ngo uzatubarize Michel iki kibazo ngo si intambara nimba intambara Bibiliya ivuga zishobora kuba zizarutizi zibaho zizajye gute ziruti bitubona zirutizi ahubwo mu by'ukuri usibye ko muri abana yewe ureba nabyirutse numva intambara ya Somalia nahumuye amaso niga amashuri abanza Somalia yari mu ntambara hakubanza barakubititse ibaze ndasoreka ndashaka ndabyara Somalia iri mu ntambara nyuma za Eritrea ziravuka zirikukira umugana w'Abarundi sibyo n'utundi za Iraq yego za Kuwait za Afghanistan yego ari intambara gusa yego ubu uyu munsi wa none ntago kandi ibyo ndavuze n'igishe byayishuwe yego hari abakristo bumva ibi ngibi biriho babyumvise yego babyumva handi ntibabishyire mu bimenyetso byo mu byayishuwe ngo nuko bitabaye iwacu cyakora ubundi inzara iri ahandi hita uvivura mu bimenyetso Yesu yavuze kuko nubwo bitaragira iwanyu ibyorezo nubwo byagira iwacu yego vivura ko icyorezo Yesu yavuze cyatambutse ibiza reba tsunami Catherine byose byatambutse kera urabyibuka muri za Haiti yego ejo bundi iki gihugu twohereje ingabo 1000 Vietnam yego aho ibyahabaye ibi byose ni ibimenyetso rero nabira nabyo bihita simba mbona impamvu baba bahise bibwira ko ubwo Trump yateranya amagambo na Macron n'Ubwongereza ibintu bamurega bikomeye pe ibintu bamurega byinshi kandi byinshi none nawe kandi ntajya yihuhura reka speech k'icyongereza nabonye kavuga ngo yabiteye utwatsi ntabwo ajya razamo yabiteye utwatsi ahubwo agaragaza ngo impamvu ngo yabimuteye ngo abana Ubwongereza Ubufaransa n'ahandi ngo nibatunganye ibyabo barebe ko umuntu agira icyongera kubavugaho. None se bura pass rero biriya ntabwo sizo mpuha zazo ubu si igihugu Rusiya bwakubitiye Ukraine izo si impuha kugeza n'umunsi wa none ubu si Ukraine ko ikiriho Ukraine ko ikiriho yego kandi
hari igihe Putin yavugaga ati mbahaye ukwezi Ukraine nguhaye ukwezi kumwe n'abantu batekerezaga ko bitarenga ukwezi. None se mbwira Israel ikubita firiya muri Gaza Hamas twaravuze tuti yewe yahazanye tu yari yahabona oya. Rero ibi byose abera bagombye kubireba bakavuga ngo ibi ni ibimenyetso twebwe gusa tube maso. Imana bampera umugisha mwinshi. nakoze cyane. Umuntu wifuza kuvugisha umushumba, nimero ye ya telefone igendanwa ni 078844700665. Okay, akamenyetso ko guteranya 250788844700665. Pastor mudusengere dusoze. Kandi bisabira abantu umuntu uzajya umpamagara kambura yego ajye yihangana ntabwo ari telefone fixe ngo ndagira wenda umureceptioniste ni telefone igendanwa ashobora gusanga ndi mu nama ashobora gusanga ndimo nigisha uri gusenga uzajye yandika ka message agasigeho niba nta munya nirengagiza yego iyo nyibonye muhakanya kadushima Imana wakoze kubana natwe mwami Imana yacu amen wakoze kudushoboza uyu murimo ikintu ngusaba mpora ngusaba ugiherekeza aya magambo Mwuka Wera yasobanure cyane abana bawe bafashwe kandi bakomere kugira ngo ntazagaragara ko naruhiye ubusa cyangwa uri ubusa ahubwo ku munsi w'imusaruro wo gucyura tugushyikiriza umukumbi waduhaye kuragira ntazagire n'umwe mwami tuzimiza. Urakoze data ngo dufashe twiteho uhabera gutambuka muri iki kigoye bagihagararemo neza. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen.